Hashize imyaka 8 serivisi ya control technique itangiye gukoreshwa mu Rwanda. Iyo serivisi yatangiriye i Remera mu mujyi wa Kigali. Yaje kwagura ibikorwa ikora no mu kigo cya polisi cyigisha imyuga igishari. Hagiyeho na mobile control technique yazengurukaga mu ntara. Icyo gihe abantu batangiye koroherwa, abaza gutonda umurongo i Remera baragabanuka. Control technique ubu ngubu imaze imyaka 8. Yatangiye ifite imirongo 2 niho twatangiriye, ariko uko iminsi yagiye igenda nuko ubushobozi bwagiye buboneka, ariko imirongo yagiye yiyongera cyangwa se inspection lines zagiye ziyongera. Haje kwiyongeraho umurongo umwe 3, kugeza ubu twari tumaze igihe dukoresha imirongo 3, ariko uko polisi igenda irushaho kubona ubushobozi nako irushaho kugenda yongera imbaraga cyangwa se ubushobozi bwa control technique. Ubu ngubu tumaze kugira imirongo irenga 3, habanje kongerwaho wa gishari, haza kongeraho mobile, iriya modoka ijya mu ntara, ikorera mu ntara zose, tugira gahunda tugenda tuyoherezayo bijyanye nyine n'igihe gikenewe kugira ngo igende ijyayo. Hariho n'imirongo mishya ubu ngubu nayo yongereweho. Nabivuzeho uko ubushobozi bugenda bwiyongera ni nako capacity dukoresha nayo igenda yiyongera. Ubu hiyongereyeho indi mirongo 2. Ubu ngubu dufite imirongo 7, navuga ko ari 7 ikorera imodoka. Urumva uko imirongo igenda yiyongera, byose biterwa no kubushobozi bugenda buboneka. Ubu rero dufite imirongo 7, twavuye kuri ya yindi 2 mu 2008. Ubu ngubu tugeze imirongo 7. Ko muri iyo 2 haje kwiyongeraho nk'uko nari nabivuze, haza kwiyongeraho mobile ndetse na gishari. Ubu ngubu hongeyeho indi mirongo 2 mishyashya. Ubu rero hamaze kongerwaho indi mirongo 2 mu kigo cya control technique Remera, ku buryo ubu ngubu abantu bamaraga isaha batonze umurongo bizagabanuka bikagera ku minota 45. Nubwo ni imodoka mu gihugu zari zitaraba nyinshi, ariko lane 2 zari nke cyane. Byafataga abantu hano, ngira ngo abantu barabizi, hari abahamaraga iminsi 2, hari abahamaraga iminsi 3 bagenda bagaruka, hari abamaraga n'iminsi 4. Ariko uko iyo mirongo yagiye yiyongera niko igihe abantu bamara hano cyagiye kigabanuka. Hamaze kuba imirongo 3, abantu bahamaraga umunsi umwe, ariko mobile uko yagiye nayo yongeramo ubushobozi bwayo, imodoka zo mu ntara zagiye zigabanuka, na gishari hatangiye gukora, byose n'ubushobozi bwagiye bwiyongera. Byagiriwe bituma umwanya abantu bamara hano ugenda ugabanuka. Hari igihe cya rendezvous tugeze kuba dutanga za rendezvous, umuntu tukamuha icyumweru, umuntu tukamuha iminsi 3, 4, 5 kugira ngo azakoresha hano imodoka ye. Ariko ibyo nabyo uko ubushobozi bugenda buboneka nabyo byagiye bivaho. Ubu ngubu umuntu araza aho ashakiye akaza agakoresha. Ubu rero bwo kuva hiyongeyeho indi mirongo 2 mishyashya, urumva ko noneho nibyo byiza cyane kurusha. Turateganya ko rwose nta muntu uzajya uza hano wahatinda. Habaye icyo gihe cyo gutanga amarandevu, umuntu agahabwa umunsi, agahabwa isaha, ariko ugasanga rimwe na rimwe abantu igihe bifuza ntabwo ari cyo babona. Abandi ugasanga na control zabo zararangiye kubera ko igihe cyo kubakorera cyabaga kitaragera. Ariko ubu ngubu kubera ko umuntu azira aho ashakiye, bitewe n'amasaha dukora ko dutangira saa 11 za mu gitondo tukarangiza saa 11 za nimugoroba. Ubu ngubu umuntu hagati y'ayo masaha aho umuntu aziye wese turamwakira, kandi yaje akagera hano kubera ko n'imodoka kenshi aba atari nyinshi, araza agahera ko ashyiraho ku murongo tukamukorera. Cyangombwa gusa nuko zana biriya byangombwa, turahora tubivuga tukabisubiramo. Araza akabitanga, iyo amaze kubitanga ubundi imodoka igahera ko ijya ku murongo. Birumvikana ntabwo aza ngo aze ari wenyine, ariko imodoka asanga ku murongo aba ari nkeya, ku buryo ahera ko ashyiraho tukamukorera.
iyo tumaze kumukorera igikurikiraho ni uko iyo dusanze imodoka ye imeze neza nta kibazo afite, iyi modoka ubwo tuyiha ibyangombwa, twasanga ifite ikibazo tukamusaba ko ajya kuyikoresha akongera kugaruka. Rero tugifite izi lanes eshanu nk'uko nabivugaga, hano ni eshatu, hano i Remera ni eshatu, tukagira na mobile, tukagira nyine na Gishari. Izi eshatu zikorera imodoka hagati y'imodoka 400 na 500 ku munsi. Rero ku buryo abantu bahamaraga isaha imwe n'igice, ugasanga nabwo byihutaga, ariko noneho kuba twarabonye izi lane ebyiri nshyashya, ngo turateganya ko nibura umuntu minota 45 akwiriye kuba amaze kubona ibyangombwa bye agiye. Bamaze kongerwaho iyo 20 byatanze umwanya wo gusana bimwe na bimwe mu byaba byari bimaze kwangirika ku mirongo yari isanzwe. Niko tubiteganya kandi imbaraga zose turazishyiramo, turanasana iriya 30 nk'uko nari nabivuze, kubera uburyo yakoraga cyane, hari n'utubazo twagiye tuvuka ku buryo byasabaga gusanwa. Rero nazo ziriho zirasanwa, iriyo 30 irasanwa, hari cracks zari zaragize ziriho zirasanwa, n'imashini twakoreshaga nazo turazireplacinga ku buryo bwose mu gihe gitoya turaba dutanga service nziza, kandi ndumva abantu bose baza batugana bizabashimisha. Mu rwego rwo gukomeza kubaka ubushobozi, hateganywa no kubaka aha control technique ya za moto ndetse n'ahagenewe amakamyo manini. Ikindi kandi ni ugushyiraho control technique nibura muri buri ntara. Uko polisi igenda ibona ubushobozi, nayo bifite gahunda igenderaho. Kuba tubashije kubona hano lane 5 bivuze ko tugomba gutera intambwe, tukagira n'ikindi dukora ubushobozi uko bigenda buboneka. Turateganya ko kubaka lane za moto, ko moto nazo zikwiriye nabwo kumenya ubuziranenge bwazo, inspection zazo nazo zikwiriye gukorwa ndetse biri no mu itegeko. Turateganya kubaka lane za moto, ndetse turateganya no kubaka lane z'amakamyo, kuko hano urebye uko hateye n'imihanda yaho uko imeze na traffic, izi modoka ndende zikururana cyangwa iza semi-trailer kuhagera birabagora. So turateganya gushaka handi twashyira lanes z'amakamyo manini, biri muri gahunda, byose biraterwa n'ubushobozi uko bigiye buboneka. Ariko turateganya no mu ntara kuba hashoboka kujya nibura lane imwe kuri buri ntara, nabyo turabiteganya, ariko byose bigenda biterwa n'ubushobozi uko bigenda buboneka. Abagana serivisi ya control technique nibayiyumvemo, bamenye ko ari bo yashyiriweho ngo bafashe, ndetse banavuge icyo babona kitagenda neza kugira ngo gikosorwe. Ikindi kandi ba nyir'amamodoka bajye biyizira, birinde abakomisiyoneri kuko batababwiza ukuri ku buzima bw'imodoka zabo. Icyo twifuza ko iki kigo abatugana bakiyumvamo, bakumva ko atari ikigo cy'abandi bantu, ni ikigo cyabo, ni ikigo kibaha serivisi, ni ikigo gifite gahunda yo kugira ngo babone serivisi nziza bagende bishimye. Ariko nabo hari ibyo basabwa ibyangombwa basabwa kuzana, bakwiye kuba babizana babiteguye bakabitanga. Ikindi bakumva ko ikigo ari icyabo, bakagikurikirana, icyo babona gishobora kuba cyatuma ikigo kitagenda neza bakakivuga, aho babona wenda dukora mu buryo butabashimishije bakatubwira. Ntabwo ari byiza kugira ngo wenda ube wabona ikitagenda neza uceceke wigendere gusa, ugende wenda unenga kandi mukuru wakaba yivugira aho ngaho bigakosorwa. Dusaba ko nabo dukorera, abo duha izi serivisi bakumva ko ari izabo, bakumva ko ari mu nyungu zabo, ikigo bakiyumvamo, aho bagize ikibazo bakakivuga, ibyo babona bitagenda neza bakavuga tukabikosora. Rwose twiteguye kuba twakorana nabo neza nkuko byari bisanzwe, ariko tukarushaho kubinoza. Ikindi duhora tubasaba ni ukwirinda ikintu cy'abakomisiyoneri, icyo turakivuga buri munsi. Ba bantu bifuza kujya hagati ya control technique na ba nyir'amamodoka, abo bantu duhora dukangurira ba nyir'amamodoka kuyizanira kugira ngo baze bakurikirane ubuzima bw'imodoka zabo. Niba hari bipfuye babimenye bagende babikoreshe, niba imodoka imeze neza, twasuzumye tukabona imodoka imeze neza, nyirabyo amenye ko imodoka imeze neza, kuko akenshi hari ubwo usanga hagenda hazamo ibintu byo kubeshya,
imodoka irapfuye kandi mukuri idapfuye, yaje tukamukorera vuba akagenda. Harimo ibintu by'ibinyoma byinshi bigenda bigaragara. Hari abashoferi ugasanga wenda hari abo tuganira bakabitubwira, ugasanga yafashe indi nzira agiye ahandi, nyiri imodoka ya mutelefone akabwira ati ndacyari mu mirongo ya control technique kandi mukuru adahari, cyangwa yahageze akagenda vuba ariko yigire mu birakabye. Nyiri imodoka yabyumva kumva koko umushoferi ibyo avuga aribyo ariko atari byo. Dusaba rero ko ba nyiri imodoka aribo baza bagakurikirana ubuzima bw'imodoka zabo, bakamenya ukuri kwabyo. Niba hari n'icyo batunenga bakakivuga tukagikosora, kuko twese icyo tugamije no kugira ngo dutange serivisi nziza, serivisi zinoze. Ariko ibyo twabigeraho ari uko n'abaturage ubwabo batubwira ibyifuzo byabo, ari uko ibyo babona banenza bakabitubwira tukabikosora, ko twiteguye gufatanya nabo mu buryo bwose bushoboka. Mu byo control technique isuzuma harimo n'imyotsi ihumanya ibidukikije yoherezwa n'imodoka zimwe na zimwe. Icyo gihe bareba urugero iyo myotsi itumukiraho niba rukwiye. Ahangaha icyo tureba cyane cyane ni gas emission zituruka ku mamodoka cyangwa se zituruka ku binyabiziga. Za modoka uko moteri turuna cyangwa se uko iraninga hari imyotsi isohoka. Rero icyo tumaze kubona ni uko ku modoka zimwe zidakoze neza usanga zitumura imyotsi myinshi, imyotsi irimo imyuka itandukanye kandi ihumanya ikirere. Ntabwo ihumanya ikirere gusa, urumva iyo kiba ikirere gihumanye n'abantu barahumana, ikirere kibi gihumanya abantu. Rero kubungabunga ibidukikije no kubungabunga ikirere biri mu nshingano zacu twese. Ahangaha hari ibipimo tureba nyine kugira ngo turebe ko imodoka ni imyuka ifite atari imyuka mibi ishobora gutera indwara. Dufite imashini hano zirahari zihagije zireba izo gas emission, turabikora kandi izo dusanze zifite ikibazo cy'umwotsi mwinshi mubi, nyiri imodoka tumusaba ko agenda agakoresha imodoka ye, agakoresha service. Ndetse hari n'izindi mashini ebyiri nazo zikoreshwa na traffic ku muhanda, ziri mobile, zishobora gukoreshwa imodoka ikaba yahagarikwa bagacekinga bakareba imodoka itiriwe iza hano. So hari imashini ebyiri ariko hari gahunda y'uko uko ubushobozi buboneka n'izo ebyiri zongerwa ku buryo ahantu hose zizaba zihari. Rero ikirere ni ikintu twese tugomba kureba ko abantu bahumeka umwuka mwiza kugira ngo abantu bo kurwara, abantu bagire ubuzima bwiza. Abantu kandi ntibagira akamenyero ko gukoresha imodoka zabo atari uko biteguye kujya muri control technique gusa. Ubu ni igihe cy'imvura, hari ubunyerere bwinshi, imodoka zikwiye kujya zisuzumwa by'umwihariko. Abantu bakwiriye kureba ko control zabo zikiriho, zitari zarangira igihe. Ikindi ni igihe cy'imvura, ubunyerere ni bwinshi, abantu barasabwa kugira ngo imodoka zabo bazikoreshe zibe nzima. Gukoresha imodoka ntabwo utegereza kuyikoresha ari ukuje muri control technique, service y'imodoka ihoraho. Buri gihe cyose wumvise imodoka yawe itameze neza ukure kwitwara mu igaraje. Kuko control technique imodoka ishobora kuza hano tukayikorera control, tukamubwira kuyikoresha, kongera akayizana tukayireba tukabona imodoka ibaye nzima. Ariko igiye hanze uko ijya mu mihanda mibi, uko igenda yihondagura mu mihanda, hari byinshi bigenda byangirika ku modoka. Ntabwo rero utegereza ko imodoka uzayikoresha ari ukuje kuri control technique. Service y'imodoka ukwiriye guhoraho, buri gihe cyose ukwiriye kuba ukurikirana imodoka yawe ubuzima bwayo. Twebwe gusa icyo tugufasha ni ukuvuga ngo dore hari ibipfuye ukwiriye gukoresha, ariko ntutegereza ko imodoka iza hano. Service y'imodoka ukwiriye guhoraho, buri gihe cyose wakumva imodoka igize ikibazo ukajya mu igaraje ukayikoresha, kubera ko imodoka ziba zigendera mu mihanda mibi, zigendera ahantu hatameze neza. Uko ugenda ihondagura mu umuhanda w'igitaka hehe, hari byinshi bigenda bifunguka, hari ibyangirika. Gusabwa kugira ngo imodoka yawe buri gihe uyiteho, ujye ukomeza uyikoresha buri gihe cyose. Rero muri iki gihe cy'imvura, muri iki gihe umwaka ugiye kurangira, dusaba ba nyiri amamodoka kuyakurikiranira hafi. Tubasaba kuyazana hano tukayakorera yarangije control technique, tukongera tuyakora inspection kugira ngo bagende mu muhanda bafite umutekano, bumva ko bariho bakoresha imodoka nzima. Nta kiza nko kugenda mu modoka uzi neza ko yasuzumwe, ko nta ngorane mu migendere yayo usibye habaye impanuka kuko yo idateguza. Ngaho namwe ni mu kigane mu kigira icyanyu nacyo kirusheho kubabungabungira umutekano n'uw'imodoka zanyu.